ukabona arakibatuye yumva umuntu araje arakimiza gityo ubutite aratangira arakanaguzwa byari inama bahita bihinduka isoko inzuki na cya giti cyane kiriho ibintu by'ibyuki gihita kimanukira hano inzuki zarandifashe umva ndiruka ubundi kera nakuze numva nshobora kuba umutambyi uburyo isura yanjye nayikomeraho cyane sibyo kuko abandi bana nabonaga bajya gukina inzuki zari zakwegereye tukaba mugani bajyaga bavuga ngo nshira karyoshye miremire inyama kubona yego ariko rero bazitekaga ukabacunga bazitetse bacunga umuntu uzitetse ugahita wicaka mu nzu gakeya ukabura ikuru yikubise mu mufuka y'ikabutura ukumva twaragiraga hafi aho ngaho baragiraga inka baragiraga ingurube urumva noneho arangije baravuze ati rero genda ujye gushaka ibijumba mba ndagiye mu gihe nyimara kujya ninjoro niho nari ndimo ntekereza ndivuga ariko se buriya ugitekereza ku bintu byabagaho kera umuntu mu gihe cy'ubwana bwabaga buryoshye kabisa ubona utuntu twose uri gukora ari udukoryo gusa reka mubwire man njye mbitekereza nkumva birambenze urumva njye nibuka kera nanga gutaha oya se yego baza ko byagenze byabaga byagenze gute rero ageze gutya njya kuvoma ngezeyo urabona gukomata urabizi gukomata urumva ndangije tukiri aho hari umuntu yitaganyira nkomati yabaga ari umuntu uzi gukomata urumva byahatari abantu mwavomye muri hehe mutubwire ko iki kintu bita gukomata noneho tumaze gukomata bamenye akavido k'umuturanyi avuga ati naho abaranyica urabona ko twe twakuriye mu itorero dusenga tuba mu ubwo abantu twabaga dufite ubwoba kiriya gihe abana b'iki gihe kumura ntayo muri ubu bwoba bakigira nta bwoba bakigira kuko kiriya gihe twarahanwaga yewe ugasanga umuturanyi aragukubise araguhanye umva ariko kiriya gihe ubu ngubu ntabwo byakura ntabwo wafata umwana uza kumukubita uko wiboneye ntabwo biza noneho maze ukamwe nawe ukabira umukecuru sindi butahe yantanze mu rugo ye kubona mbona mushiki wanjye yacanze kure bambwira ati we baraguhitana kabaye baraguhitana bamenye akabido k'abana mbaza ngo byagenze amakuru yaragendaga byagenze mbaza ngo byagenze mfite inkovu hano mu ivi nahise natumye mushiki wawe namubwira ati genda unyibire ka kavido nabizi bagasize mu rugo abizi buriya bavuze ko ari ukujya ugahomesha mbere buriya arimo arashaka uburyo yagahomesha aragiye arakibye arakaza mbaza ngo nabigenjeje wagiye kugahoma mbaza ngo nabigenjeje wabigenjeje utapfura we naragiye nishakira ishashi ishashi urayibona bushashi ayibona fata ka kavido gutya harya hasi nari namenye ngira ngo ujogerezamo ya shashi maze kuzoza igahurira yawe ni ngombwa yo kwivira banza wumve se bavuze ko nikanze bangezeho noneho cyagisheje kugira ngo njugunye hasi umva nicaye mu bwataraye kwa undi umuntu waraje cyagisheje cyo gino umushongi wacu gikubita mu ivi nawe uribaza icyo kintu reka da umva ubundi aho kugira ngo nkubitwe nzira ka kavido nakubiswe njyanwa kwa muganga ari ibibazo bikomeye cyane noneho hano wahabona inkovu hano nabwo gihe basanze niciye hejuru harumbi numva twebwe twabaga mu mujyi numva turi aho mu cyaro mu mujyi wowe mu cyaro wabaye mu mujyi koko mu cyaro nahise nakoresha turangana sora niyo abantu babaye mu mujyi ko ntabwo nkoresha napfe noneho uwo bitaga mugambi niwe wankubise icyuma hano yaragifashe gutya aragitera arakigwa ahangaha wicaye kuri robine hejuru ya robine wigeze manika mvuga ati ni umwana w'i Kigali nyine mbona nta wambaye
nasi iki gikara nicyo mu mujyi cyavukiye mu mujyi ariko reka nkubwire ahubwo reka reka ngo sitori rero ubundi kera sitori ahubwo zadanje ubwino ukuntu zabaga zimeze urabona hari ukuntu kera mu cyaro hagaryaga inyama ku bunani yego hari ukuntu rero bazitekaga ukabacunga bazitetse ugacunga umuntu uzitetse ugahita wicoka mu nzu gakeya ukabura yikuru yikubise mu mufuka y'ikabutura ubuzima we urumva inyama ikaba igiye kotsa warabona abana bambara utuntu tw'udukabutura dutoya tubafashe inyama ikagenda ikotsa wigira gutya ubwo isosi nawe kubera ko ikaba iri kuvanika ku maguru ariko iyo ubwo warirukaga abantu ukagenda ukareba ahantu hitsimba ukayihekenya ariko bagufataga umva warakubitaga urushyi avuga ati isi irarangiye umutipe rero twari duturanye reka iwabo bateka ikintu bita ibirayi mu cyaro ukuntu bakubitaga ikirayi bakagikaranga neza n'amamesa yararyoshye ariko abantu mutubwire mwebwe n'iki byababayeho urumva cyane rwose kikaba gishyushye byatari umutipe yinjiye mu nzu abana bakoze mu nkono arakibatuye yumva umuntu araje arakimiza gishyushye umutipe aratangira arakanaguzwa ibyari inama bahita bihinduka isoko umwana birega bararerembuye umwana barapfuye abantu baba barahuruje bigenze bite ati umwana akora hano hari umusaza rero wari utuye aho hafi niwe wari umenyereye w'umuganga yaraje ati ariko si umwana bigenze gute ariko ashobora kuba ameze ikirayi yamukubise ikintu mu gatuza nimba ari mu gatuza nimba ari mu muhogo icyo nzi cyo nubwo cya kirayi cyatumbutse ikirayi rero kirutse gitaka nk'epfiriye cyo ntabwo ati bigenze aheze kamubaza wageze urutoryi uraruzi urutoryi ndarubona ikintu nzi ku urutoryi rurotsa hari uwahushije rero hari uwahushije abura yacira n'ayamira uruka mugani bajyaga bavuga ngo ncire ncire akaryoshye miremire iyo cyamubaye ibintu byitwa imigani abana bo baracyaza imigani abaga ari umugani w'impyisi rwose n'intare n'umuntu wari uzi guhiga byatari cyangwa yari inuzi yari yahindutse n'intare yari yarashigirije abantu nibwo bavuga ngo turahura n'umugabo yabona umwana tuba ntabwo ari umugabo yabona umukecuru aturiye umusaza aturiye aho ari umugabo ariko ntakiri umugabo ntabwo ubizi ko amaze ko njimije bro ni impyisi tugarutse aho ngaho ku rutoryi hari ukuntu warutamiraga uzi ngo ni akantu koye ukakwiyokereza ukagera buryo ukanavuzwa amarira akaza nawe bazi ukuntu ngo yarwibye urumva ngende ndi kwa nyogokuru mahurira n'umwana urumva kwa mama wacu yewe nibyo buca kwa byo uyokoramo umuntu ntabyo narizi pe kose bro no kigira mwiza turimo turavuga ibintu bya kera kuvuga ibya kera ubu nakiri umwana iyo wari umwana ubwo ahubwo urashaka kwishyiramo uri umugabo ubu ngubu ugasubira isura mu bwana avuga ibintu by'ubwana mu bwana aha hano wasanga ko ari urutoryi ntabwo ari baza bumve ukuntu byagenze ubwo arangije aba hari ukuntu nyogokuru yajyaga afata ibishyimbo ubundi agashyiraho isogi urayizi agashyiramo agasogi ubundi yarangiza agashyiramo n'utwo dutoryi banarukata kwa kundi barukata yarufataga kwa kundi rwakabaye agashyiramo ahubwo umva none yamara gushyiramo umwana nyine inzara yaramukubise byaragenze bitumumbaze aba agiye apfunduye ya nkono ya nyogokuru arimo munsi y'inzu sinzi ko yahirimo guhiga akuyemo yumva nyogokuru araje arimo kuvuga ngo uzanywe zirihe ahita awukubita mu kanwa ndabibona umva yabuze yacira n'ayamira urabyumva umwana amarira araza amaso aratukura kugira ngo arapfuye yiruka mu myanya yo arapfuye ahubwo ngiye nkubwira
ubwira ndi story yabayeho story yambayeho noneho ninjye yabayeho ubwanjye ndakubajije urabona karoti ndayibona karoti ubu ntabwo karoti y'uburoti se cyane karoti zino bateka bagakatagura bagashyira mu mboga bakavanga n'utundi ukabona imboga zimeze fresh karoti rero buriya zaje ndeba gutya n'amaso yawe zaje ndeba buriya shamenya ndi mukuru mwa nashaje koko karoti zaje ndeba gutya bakajya bazihinga ntumbaze gusa mu Rwanda bamenye guhinga karoti ahantu hose no mu giturage ntabwo ari kera rwose uriho ndiho ndeba n'amaso yawe mu rugo rero bahinze karoti yego bahinze karoti imusozi cyangwa mu gishanga aya mu kantu kameze nk'akarima k'igikoni ubu babwita akarima k'igikoni ariko hari ahantu bagiraga akantu k'akarima mu rugo bateragamo yego aho zari ziri ikaroti biragukundira birakuze ariko ajya nibaza ati biriya binyagwa babirya biti babirya gute kuko biriya binyagwa ndi kumwe na murumuna wanjye ariko bino bintu tuzabirya turabihigira tuzabirya si ikintu twari tuzi ko nuko bashobora kuba babirya bitetse ariko ukabona bijya gusa nk'ibintu by'ibijumba cyangwa imyumbati nko kimwe aho ngaho mu rugo badasiga batetse ibishyimbo basigare mutetse ibyo bishyimbo baragiye twinyabije muri ka karima bakora karoti turaje tugeretse ku bishyimbo imvura muheto zanze gushya turategereza kata karoti wayishinga urwara ukumvira cyari karoti namwe mwayinazemo kwa kundi ko yakoze kikiri kinini rwose murazi kuvuga ati wumvaga ari nkuko wagereka nk'umwumbati ku bishyimbo cyangwa wenda nk'ibijumba karoti dukuramo reka shwi wahekenya abata bya bintu umenya bitaribwa ubu karoti guhera icyo gihe n'ubu rwose karoti sinjya mvuga ko umuntu yazirya ubu ntarya karoti oya kubera ko karoti za mvuna muheto zanengushye uzi ko wahuritse ariko cyari igihe ubutekereza ni gute naje kwisanga hariya hantu koko warahuritse none se kamubwire ikintu bita runonko urakizi runonko urayizi runonko wegeze ukubitirwa kuri runonko nicyo kintu nzi cyane urumva wegeze ukubitirwa kuri runonko wegeze ugenda ku mutumba nakubitiwe ku bijumba nagiye kubyiba ngo notse runonko ngaho yewe kagera nakubitiwe ku mutumba ahubwo hari ikindi gihe cyaba hari igihe ariko ku mutumba waramiritse mani njye nagiye mura neza reka dore ukuntu byagendaga umutumba dore ukuntu wawukoraga wafataga umutumba urumva ugafata igiti ugateramo gutya ukongera ugafata ikindi ugateramo hagati ukagenda ugifashe ariko hari igihe wagiraga ibyago umutumba ukakugarika ukagaruka kuri cya giti ukakishitsa iyo byambayeho yarazi ko ibyo bintu byambayeho urumva ariko sha rero ngewe rero kuri nuza kuri runonko kigize gutya byose byabaye icyo gihe ndi kwa nyogokuru kutabuze noneho oya ndategereje ngaho mbaza noneho turi kwa nyogokuru rero ariko ubundi reka nkubaze asa akabazo kandi usubize neza witonda kuri kuvuga ibintu nkaho umwana wo mu mujyi wavukiye muri Kigali wavukiye mu wundi mujyi yavukiye mu wundi mujyi reka sha kuko atari Kigali ko ntawe wavukiye mu mujyi ufite urukara nk'urwo none se kakubaze kaburimbo yabonye ryari ngewe nayibonye nyiri mu kaburimbo byinshi ukuri sha ngaho nsinzi icyo umutwe bro nsinzi icyo umutwe nabonye kaburimbo mfite imyaka 12 tumuritswe twahuraga se naje gukinira iwacu ku kigo iwacu bizo wabonye kaburimbo nkajya nkubwira ngo koraho hano ngaho tugiye kongera gutya tugihorere urumva ngo tuba tugiye kotsa runonko abana twari turi kumwe baravuga ati rero uyu mwana turi kumwe ari buze kuturega kwa nyirakuru we yuko twagiye kubibira iki ibijumba ahubwo reka tumwohereze warajya guhigahiga ntabyo ari bubone babaranyije tujya guhiga ibijumba ariko nyokuru yambwiye ati nubwo uragira cunga ibijumba aragera gucunga ukuntu twaragiraga hafi aho ngaho waragiraga inka waragiraga ingurube
urumva noneho arangije baravuze ati rero genda ujye gushaka ibijumba mba ndagiye mu gihe nyimara kugenda mwiga ahantu ibijumba neza ndabiheba sinenze uburyo ndi buze urumva nayo mfite inkoni gusa abarozi gucukura ibijumba pe mu mpera se urabuzi ko abantu bacukuraga ahantu ibijumba babirekuye hagasigaramo ikindi kijumba noneho cyo cyarameraga kamera ahubwo ukagikurikira ugahita ugicukura ndavuga ati noneho njyewe nigeze kubona ahantu babicukura akajya muri byo guhiga njya guhiga mu hantu bakuye ibijumba kandi turi mu gihe cy'iki kimeshyi kandi icyo gihe ntibiramera basa nk'aho bamaze gukubita amasinde se urayazi urayazi aho ukomoka nawe njyewe narahinze yego umuhinzi kabombo noneho ndangije kwa gundi ndimo kwirukanka babonye ngarutse batararangiza gukura ibyo bashakaga hari hafi umuzinga barakujijishije barakutuma bahita bajya kubyiba abemeye abo batipe nawe urabyumva abambwira ati noneho kugira ngo uze kuguha ku bijumba byacu genda utuzanire ubuki dore ngo uri umuzinga ugenda uhakure yewe uvuze ko iyo sisiteme y'ubuki njyewe niyumvira ubuki bwacu twebwe ubuki twaryaga urabuzi ubuki bw'insina urabona ukuntu igitoki hari mu kanana hari akantu kazaho utuntu abantu baburiye barabizi twanahanuka ubumburamo imbere ukajya ukuramo gutya ako kantu twebwe twita ngo ubuki none wavuye mu mujyi ugera mu cyaro tumenye ubuki bwo mu muzinga muri vakansi nabaga ndite uyu mugabo ashobora kuba wenda reka nkubwire ikintu kiriho abantu bari buze kutureba badukurikirana muri komenti wo kubarara bavuga ati uyu muhungu avukiye mu cyaro cyangwa avukiye mu mujyi hari ibyo turi guhisha abantu se babireba sawa bishatse batabireba urumva ubwo ndagiye mfata cya giti cyanjye n'agahoro kanjye ndaconga ka gati ubwo ni inkoni ubwo numvaga yuko guhakuraho kugira ngo ahita nkubitamo bafashe cya giti ndakubisemo nyuma gukubitamo noneho habamo ikintu kita nimba bakita ngo kiba kimeze nk'icyo cy'ikizeru ikinyago nkubisemo nshimuyemo gutya zamukanamo hano inzuki na cya giti cyanjye kiriho ibintu by'ibyuki kita kimanukira hano inzuki zarangufashe umva ndiruka uzi ibintu nakoreye abana bo muri karitsiye barariwe uzikata ubundi buriya reka hanze unyumvise ndangije aho hafi hari ihene zari zizika kawigisha sisiteme nusubira ibwana uzayikoresha uhita wunama gakeya ugahita uryama hasi ntuname iki kwambwiye ko nayo kujya mu mazi mu mazi urumva ngo za hene ziba ziraribwa mu gihe umukecuru atangiye gutekereza avuga ngo cya cyana ndagihitana ibijumba babyibye kiri cyabayeho ahubwo baza kurega yuko ishi ihene z'abandi inzuki zari ihene zita ariko buriya nyine ihene urumva zari ziziritse ariko inzuki kandi inzuki zirica ko nawe zakwica ariko inzuki zirica cyane none urubori izo imbori banywemo umuntu n'umutwe tubona mfite umutwe ubona gutya ukajya aho nta mbori zawe niyo mpamvu urimo kunyikangaho cyangwa kunyibeshya ukumva ko navukiye mu cyaro anyarvaga umwana uvukiye Kigali ufite umutwe ungana utyo imbori zandi noneho barangije mu gihe baze kurega abandi rero amafaranga menshi bari buze kuducara yapfuye n'eshatu kandi twari abana bane urumva baza ngo byagenze bite nahise mbabwira ati genda avugisha ukuri ndarira rwose nk'umwana w'i Kigali nako nk'umwana wavukiye mu mujyi ariko mu mujyi tutazi umujyi uri ahantu kereke pari tuzavuga nyuma ndahise ndababwira ati ukwirirwa muvunika genda avugisha ukuri runaka kuba ari bakuru kuri njyewe runaka niba mbwiye ati twurire tuzane ubuki nagize nabarira nkabwira ati mu by'ukuri ntabwo ari kwambwiye ati niko nakubwiye ati se bya bijumba bya nyogokuru
si mwebwe mwabicukuye ati twe twabicukuye nese mwe mwanyorohereje ngo ngende njye kuri kiriya giti cyo kuntu twazana ubuki ati ngero ndarengana ibintu by'ubuki si bimenyereye urabyumva ukuntu byagenze ubucabiranye wabutangiye kera ubwo mukecuru kubw'amahirwe ahita afata mfasha ngero wacyana uzongere usubireyo yego mba ndokotse gutyo ndataha ahubwo hari akandi kantu kera twajyaga dukora urumva ikintu bita imegeri urazizi imegeri urazizi twabaga mu nka hari ibintu batuye imegeri ibintu mwese urabizi twamwitaga ibyobo ibyobo kebe nibyo imegeri se rero nakubwira ngo nakubwira ngo imegeri ni udumbyo hayi dutoye twari dutoya cyane dufata igase twari utuntu dutoye cyane se mwana wavukiye mujye oya abantu bari kudukurikira imegeri ntabwo muzizi rata mwebwe muri n'abasirimu bavukiye mu mujyi nka se uno muntu yavukiye njye nakubwiye ko ari inzuki zangiza uri kumbabaza koko uri kumbabaza so imegeri rero dore ukuntu twebwe twazi kugira ngo uzajye kuzica wazibonaga ahantu zatangiye kwera ukazicunga oya zirizana ziza mu itumba ukazicunga akenshi kubera ko mwese muba mwazibonye ku mugina muratanguranwa kuzica umurenge wa mugina oya okay zipfa ahantu zipfa bahita umugina noneho ukabyuka mu gitondo cya kare ukagenda ukajya kuzica hakabaho n'abandi rero nabo bazindutse akabuza agasanga mwazirangije kandi yarazikazindutse ewana hari utuntu twagiye tuba kera ushobora kwibuka ubuzima bwa kera abana bagiye bacamo bwari hatari ubundi biriya bintu nibyo bituma umuntu aba umugabo nyamugabo urumva hahandi wabyukaga uri umwana mu rugo bakakubwira bati fata agakero ujye kwahirira inyana ukagenda urubingo rwa mu gitondo rukakubaba ukaza ewana ugashyiraho amazi witeye amazi ewana hahandi rwakuba ibyo babuciye udusebe gushyiraho amazi rero byaba ufite igisebe ugashyiraho umunyu byakuryaga byagana yewe nibuka cyane ndazibagirwa until now ngira gutyo nkumva ndabitekereje ubundi kera nakuze numva nshobora kuba umutambyi nk'umuntu wakuriye mu itorero bavuga ko umutambyi nta ngufu yagomba kuba afite sibyo noneho nkavuga ati ariko njye nzaba umutambyi nzirinda uburyo nagira inkovu ubwo kubera iki gihe wenda nta bintu by'ibitambyi bikibaho kuba ndi wenda nka apotre cyangwa ndi pasiteri cyangwa ndi bishop sibyo noneho gerageza uburyo isura yanjye nayikomeraho cyane sibyo kuko abandi bana wabonaga bajya gukina inzuki zari zakwemereye kuko nabonaga abandi bana bajya gukina ngiye nkavuga ati buriya nguye hasi ngakoboka bakatwara ikigurudumu sinzi nimba ukizi ntwaye ikigurudumu nikubita hasi mbese nditwarika nkura nitwararika ubwo rero nabitangiye nyiri umwana ubwo rero reka nkubwire nta bwana uzi rero biragusaba ko unyumve kandi kambabaza ubwo turi ku ishuri umwana w'umukobwa barambwira ati wakubuye hari ahantu nimba ari ukuntu twageraga igihe cyo gukora amasuku ari nko kuwa gatanu sinzi nimba nibuka neza tugiye kwinjira muri weekend none nambwiye ukubona mbwira ati oya wamusuzugura ibyo abagabo ntabwo twakuburaga twumva ko ugomba gufata isuka ugaharura hafi aho umwana abanteye urushyi umukobwa wasa nkaho ndutaho gatoya ubu ni ukuvuga ngo urushyi rwa mbere wararwirwa arumvise kubyihanganira biranga mbona abandi bana bose barandebye cyane batekana indwara nk'umuntu w'umusore banamwatatse nawe mukubitune turakirana twikubita hasi mujya hejuru barakuri base oya namugiye hejuru umusore kabayeho
maze kumujya hejuru baradukije bamuvuye yafashe ikintu bita itafari niyo ndibonye ubu ngira toroma ino tafari rimwe bavuga ngo itafari ritoya iriya tafari yari kubisa umurundi ubwo nuko ari ukukuguru amaze gukubitaho hariho inkovu yango ndayo iyo nkovu kugaragara amaze kunkubita ibuye ahita nananga ajya kwa mwarimu kumbere ubundi ngo waba ari we yego agenda abwira mwarimu ati bankubise banyishe banza wumve se bankubise banyishe mwarimu ati nawe ngwino hano bandagiye ati ryama hasi inkoni 10 z'amabara bize ngo ni amafaranga abana muri iyi minsi menya batagira banza wumve ntabwo bagikubitwa abana biyi bankubise inkoni 10 ariko nkubita inkoni 10 ndataha umunsi wa mbere umunsi wa kabiri mbona ko ahubwo utangiye kubyimba kubyimbye ndavuga ati n'ubundi ndabona ibyuma by'ubutambye kuba waracitsemo agasebe gatoya nsa nkaho nabitakaje reka nigende kwikina football noneho hari ibyo bita agasinabyaya yewega bakubise muri hahantu mu gitondo sinabyutse nasanzwe gukomeza gutya kwabyimbye bampagaye umwana twicaranaga ndamubwira ati ngwino hano mu rugo baraje ugenda ubwire mwarimu inkoni zawe zatumye nabyuka n'ibuye ry'umunyeshuri wawe byanyishe mwumvire se ko wese uva mu ishuri ni nkaho nari mvuye ariko ntabwo ni nkaho nari mvuye neza ko nasubiye no ku ishuri ahubwo mwarimu nawe yari umuhanga wese yinshaza na wa mukobwa yahise twicarana ahubwo ejo twarahuye mbona yabaye umuntu mukuru shaka umwatsi ryabuye yabaye inkumi yabaye umuntu mukuru umuntu wigaye urumva ahubwo atari umukecuru uragomba nawe mukecuru ni abantu bagishaka usaje umuntu wiganye none wenda njyewe ntabyemeye ntabwo urahura nawe ukamubwira ati mukecuru ati mama wa mama wawe ibintu nk'ibyo gusa nyine ubuzima nkeka ko aricyo cyatumye dukomera urumva hariya urumva umuntu yarasitaragoringaga ukavuga uti kweri uburyo ubuzima ewana ntacyo umuntu yaza akubwira ngo umuntu ngo yangize gute hari ibintu hari umuhanzi witwa Theo wigeze yaririmba ngo twaciye ngo niba ari mu bimene by'amabuye by'ibyuma none ibi utuntu tw'utumene tw'ibicuma nitwo tugomba gutunaniza ubwo nimba waritoreje ku bimene by'ibyuma ukuvuga ngo iby'ibicuma byo no kunyuramo rwose wigendera ubu nta kintu ni byinshi abantu badukurikiye rero bazajya bahora batubwira ati se mwebwe byagenze gute byagenze ubuto bwanyu mujya mutwibutsa n'utundi tuntu tutwibukiranye